Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe. Turi ku itariki ya 3 z'ukwa kabiri 2025 tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu ni Umuco Wacu TV na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Tuna makuru mugezweho nanjye Umushakamba mfatanije na Sentamura amahoro. Muraho neza Mushakamba, murakomeye? Yego turashima Imana. Mwaramutse neza? Nukuri twabonye hacya amahoro umuseke wera. Wera nituze. Ndabona hari umucyo, haranuka akazuba. Ikirere kirakeye kandi kiratengamaye. Mbere yuko twinjira mu makuru cyangwa se mu ngingo twateguye tunazibwira abantu. Sadeke ngo uri gupfunda imitwe hashoboka hose ku buryo igeze aho ijya gutanga ruswa. Irimo iratanga amafaranga, wabonye akayabo yatanze? Yatanze akayabo bavandimwe b'Ubugande. Ariko bayamufatanye Mushakamba. Hari ubutasi. General Muhozi rwose ngo yamufashe mu wakajwiga. Wavuga uti barimo gutanga ruswa, bamenye aho bayitanga. Yanyuze kushinzwe itumanaho muri UPDF. Yego. Kugira ngo ajye abatatira abaha amakuru ya UPDF. Ngo rero bamuha ibihumbi 300 by'idolari Mushakamba. Bamaze kumuha bya bihumbi 300 by'idolari, General Muhozi ati nabimenye. Ahita amutaka wakajwiga. Yego. Aramufata. Subiza ya mafaranga, baravuga ko yasubije, ariko sinzi niba yasubije abayamuhaye, niba yashyize mu kigega cya leta ya Uganda. Money back to UPDF. Money back. Yashyikirije UPDF. Inkuru ni inkuru yanditswe na Andrew Mwenda. Ndavuga iti been talking to the CDF. CDF ni Chief Defense Force. Chief Defense Force. Ati navuganye na CDF. CDF ubwo ni umuyobozi mukuru w'ingabo, ni Muhozi hari. Nawe aranabivuga ko ari Muhozi. Been talking to the CDF General Muhozi Kainerugaba about his struggle to clean up corruption in UPDF and the Ministry of Defense generally. Navuganye na General Muhozi Kainerugaba, mukuru w'ingabo, ibijyanye n'intambara arimo yo gukubura ibijyanye na ruswa UPDF ndetse no muri Minisiteri y'Ingabo muri rusange. He would like to inform Ugandans that they arrested the Chief of Communications and IT, CCIT, of UPDF because he had been paid $300,000 by a SADC country to monitor army communications. General Kainerugaba arashaka kumenyesha abagande bose, abaturage b'Ubuganda bose, ko igisirikare cya Uganda UPDF cyafashe ukuriye itumanaho muri UPDF. Ubwo ni na technology. N'ikoranabuhanga na IT. Kuriye itumanaho n'ikoranabuhanga muri UPDF. Kuko yahawe ibihumbi 300 by'amadolari y'Amerika. Abihabwa n'igihugu kimwe cyo muri SADC, ntabwo bakivuze. Niba ari Kongo, niba ari Afrika y'Epfo, niba ari hehe, kiriho ni kimwe muri ibyo mubiri kurwana muri Kongo. Ariko ubwo nibyo umuntu yahita atekereza hagati y'ibyo ngibyo cyane. Marawi buriya sinjya nyibara cyane. Ariko buriya nka Tanzania we natekereza niba bishoboka. Afrika y'Epfo ndetse na Kongo, wenda muri ibyo nka bitatu.
noneho ati kugira ngo bamuhaye amadolari twavuze ibyo bihumbi 300 by'amadolari y'Amerika abihabwa n'igihugu kimwe cyo muri SADC kugira ngo ajye aneka itumanaho ry'igisirikare cya Uganda. After his arrest he paid all the money back to the UPDF. Amaze gufatwa amafaranga yose yasubije yahawe UPDF, yasubije igisirikare cya Uganda. Mushakamba rero ahangaha hari igihe wenda abantu bacekeranya, ariko niba yasubije aya mafaranga ibyo gukekeranya ntabiriho. Yego, vuga yari yayafashe. nta nubwo yafatanwe ikintu atafashe, niko bimeze. kandi niba ubivuga ko ntabwo yaba yafite atayahawe kuva yanayafite. ikindi inkuru iremeza ko yari ayafite, kuko inkuru ntivuga ko akekwaho, yego, ahubwo iravuga ko yafatanwe. yego. ubwo rero urumva ni ukuri, buriya n'ibihano biramutegereje birumvikana, ariko nta kindi bigamije, kubera ko hari abashaka gutera u Rwanda, kandi Muhoozi yavuze ko uzatera u Rwanda azaba anateye Uganda, azakubitirwa hamwe. yego. Ikindi barareba intambara y'akarere bakabona intambara iramutse ibayeho biriya bihugu byo muri SADC bitandukanye biramutse bifashije Kongo gutera u Rwanda, u Rwanda rwatabarwa na Uganda, rwatabarwa na Kenya. Rero urumva barashaka kumenya na yehe makuru ari muri ibyo bihugu, mu bisirikare by'ibyo bihugu, kugira ngo barebe ese bakinjira mu ntambara gute, ese banayinjiyemo baba bafite ubutasi muri ibyo, baba bafite abantu babaha amakuru muri ibyo bihugu. ikindi kiriho ni uko yageze Uganda burya, yego, ibi bihugu bitewe n'imibanire yabyo yashoboye gutata Uganda burya n'u Rwanda batangiye kurwinjirira, barimo barabegera aho hafi. cyo kimwe n'uko n'u Rwanda wasanga hari ukundi abigenza, harimo akagira uwatuma Uganda akagira n'uwatuma mu Rwanda. yego, ni ukuvuga ibi bihugu bya EAC bikwiriye kuba maso. ikiriho ni uko na SADC irabizi ko nta mbaraga ifite, gusa ifite amafaranga, irumva rero ko yakoresha amafaranga ikagira icyo ikora mu kurwana na bino bihugu byo muri EAC bifite imbaraga, ariko ngira ngo byayibiza icyuya cyane, byayibiza icyuya rwose gikomeye. ngira ngo wenda hari ibintu nubwo ntabwo twabireka kubiha agaciro, yego, nibyo hari abashaka gutera u Rwanda, yego, by'umwihariko Afurika y'Epfo cyangwa ibihugu bigendera ku ngengabitekerezo, yego, bikibitse abajenosideri. yego, ibyo bihugu rwose byifuza gutera u Rwanda, ndetse birimo no kubishaka uburyo byabigerageza. yego, byose impamvu yabyo ni uko byasebeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yego, aho byagiye mu ntambara ya ideoloji. wowe wumvishe ibyavuzwe na Ndayishimiye, yego, aho abona biri kumugenda bimusatira akagira ubwoba. yego, ariko biri kwitegura nibyo, nubwo bishobora kuzabagora kubera ko batazabona abandi babashyigikira, kandi bari ubwabo niba M23 yarafashe ikabazingazinga ikabikubitira, ntabwo bahagarara imbere y'ibi bihugu. baramutse begerageje ibihugu ho bakubitwa bikomeye cyane. urumva ntabwo baba ngo barusha Uganda ingabo zirwana, ntabwo baba ngo barusha u Rwanda ingabo zirwana. Mushakamba ngira ngo bavuze ukuri ngo umusazi arasara akagwa ku ijambo. baheruka kunyuza Kayumba kuri televiziyo bamuha ikiganiro, babaha inama Kayumba Nyamwasa, ariko yarababwiye ati ingabo z'u Rwanda niba ari ingabo zifite ikinyabupfura n'indangagaciro,
muri iyi Afurika ni ingabo z'u Rwanda kandi ntawapfa kuzisukira kurwanira ku butaka rwose ziri mu ngabo za mbere. yego kandi ntibiba kirazira kikaziririra. bimwe bavuga ngo barajya kurwana ahantu basahure bagera bate ibyo ngibyo ntabihaba. icyo bareba ni ukurwana gusa. yego urumva rero ibyo byose barahuza bikabahabura. bahuza n'ibi ngibi nk'uyu batumye bahaye amadolari yego angana atya barayahombye kandi ibyo bashakaga ntibabibonye. nta muntu bakoranaga arafashwe kandi mushakamba ngira ngo buriya gukora igikorwa nka kiriya mu kugambanira igihugu. yego ugiye mu mategeko wasanga uwo muntu ari buhanishwe ibihano biremereye cyane. rero numva ibi nabyo ni ukuvuga ni nka kwa kundi twavuga ngo barakubiswe muri Congo bakubitwa n'umutwe witwaje intwaro batarwanye na leta, nta leta n'imwe barwanye. ibi nabyo ni nko kongera gukubitwa. yego byonyine gushyiraho n'umuntu ukuzanira amakuru n'ibyo bamuhaye byose bakabimufatana. yego ni ibintu bigenda bibashyira hanze bakagaragara imikorere yabo ni no gutsindwa. yego ikindi bwana Sentama, yego bagakwiye kubanza gushaka uburyo bakura bariya basirikare hariya barwanyeho bakumva uburyo isasu ry'intare rivuga n'uburyo ritwika. yego bakabona gutekereza kuba barwana bashoza indi ntambara babanje guhabwa ubutumwa cyangwa ubuhamya buvuye kuri tele. ibi uvuga ntabwo babyemera. turaza kugera no ku itangazo ryabo urumva ibyo bavuga mu itangazo. ntabwo babyemera. bo bavuga ko ingabo zabo zihari zishaka kurwana zarwana nta kibazo zifite ubu ngubu. kandi barahoze basaba bapfukamye ngo bababarire basi batwara abakomeretse babavure. izo ngabo iyo ziba zihari zisanzuye nta kibazo zifite n'umuntu wakomeretse ngira ngo bahita bamujyana batabanje kubisaba. kubera iki basaba kujyana umuntu wakomeretse? kubera iki basaba gushaka imibiri y'abaguye hariya mu rugamba? noneho bw'ingabo zabo zihari zikomeye zirinda zirimo hariya aho zikorera bagiye bagafata iyo mibiri bakajya kuyishyingura. n'imibiri yitinze ishenguka bakayishingura imibiri wenda ubona ikihanganye itarangirika. noneho bagatwara na ba bandi bakomeretse bakabavuza. kubera iki babanza kubisaba? barabisaba nde niba bamerewe neza aho bari? usibye n'ibyo rero ibi birakwereka ko ntabwo nubwo abasirikare babo bari hariya barahari ariko bameze ni nk'imfungwa z'intambara. ni nk'imfungwa z'intambara. urazi hariya bakihafite na FRDC bajyaga basaba bakagira barahajyaga ntawe babisabye. yego ariko uyu munsi kugira ngo bafate n'umurambo w'umuntu wabo barabanza bakabisaba. usibye n'ibyo baje muri Congo no muri Twitter y'umukuru w'igihugu cyabo barabibonye birimo byanditsemo. noneho niba byanditsemo yabisabaga nde? ko mbere hatari asanzwe abisaba. usibye n'ibyo baje muri Congo gufatanya na FRDC. yego none iri hehe? erega ajya wongeraho na FDLR. yego bari mu maboko y'uwo baje kurwanya. bari mu maboko atari ayabo. yego reka tureke kubitindaho ahubwo byose ngenda ndabona hari turi buze kubona amagambo arimo ihahamuka no guhuzagurika kubera ko barotswe igitutu muri Congo ariko nanone bakongera bakotswa igitutu ku rundi ruhande. Trump bamereye nabi agiye kubahagarikira inkunga bari kubona babuze bahiriye mu nzu. ni ibitutu bitatu. yego hari igitutu cya Trump, hakaba igitutu muri Congo, yego hakaba n'igitutu cy'imbere mu gihugu iwabo cy'abopoza.
urumva rero bararwana intambara nyinshi ntabwo worohewe. nk'iyi ngoma kuri Ramaphosa irarura. Ramaphosa byo biramugoye, ariko kumugora burya Ramaphosa agiye naje ambabarire ntabwo ari ukumusuzugura, ariko ni ukuvuga uko ibintu biri. Ntabwo ari ugushira isoni, ariko Ramaphosa naje kubona ari umuntu ubeshya. Yego ni umubeshyi. Ramaphosa ndamukwerekera uze kureba itangazo turi busome wumve ibikubiyemo bihabanye n'ukuri kuri muri Kongo. Ramaphosa ahandi wamurebera yaganiriye na mugenzi we perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ramaphosa arangije ahindura ibyo baganiriye, abihindura ibindi. Saho gusa Ramaphosa mu matora yabeshye ririya shyaka ry'abazungu ko bafatanya kugira ngo rimwongerere imbaraga, rimutere imbaraga mu mubiri y'amatora, kuko ntabwo byari byoroshye. Aryizeza imyanya runaka azariha. Ramaphosa ntabwo yigeze abaha iyo myanya, barangije nyuma baragumuka. Ramaphosa rero kubeshya kwe si rimwe si kabiri si gatatu si kangahe. Ramaphosa ikigaragara ni umubeshyi pe, biragaragara. Birumvikana. Gusa Trump ibintu agiye kumukorera intambara ya Kongo imwambitse ubusa. Intambara ya Kongo imwambitse ubusa, UPDF imwambitse ubusa. Kohereza umuntu ngo ajye gutata ukamuha amafaranga angana kuriya, akayafatanwa akayasubiza mu gihamya ifatika y'ibyo washakaga gukora, mu gihamya ifatika ko batakubeshyera, mu gihamya ifatika y'uko watsinzwe. Yego. Twakomeza. Reka tuhita tureba, twakivugaga kuri Ramaphosa. Yego. Reka tuhita tureba ku bibazo bye na Perezida Trump. Tujye ku bibazo bye, ariko ntihagataho ntabwo abadukurikiye turabagezaho ingingo. Nanone tubanze tubagezeho ingingo, noneho tugaruke tuhera kuri Trump. Ugiye gukanira Ramaphosa urumukwiye, kuko ndakeka Afurika y'Epfo idafite inkunga za Amerika irabaho nabi cyane. Ariko buriya niwe wabyiteye. Hari ibintu bibiri yakoze, akora mu jisho Amerika. Urazi ko Amerika na Israel ni ibihugu bibanye neza bihuza. Yagize atya arega Israel. Yego. Icyo bwa mbere na mbere kwari ugukora mu jisho Amerika. Arongera agira atera inkunga kwa Putin. Putin imibanire na Amerika ngira ngo urayizi. Ubwo abarongeye akoze icyo gikorwa cya kabiri kimuteranya na Amerika. Birumvikana. Noneho wenda reka tujye tubivugaho twihuta, kuko n'ubundi si zimwe mu nkuru z'ingenzi zacu. Yego. Hari ubutaka harimo yaka abaturage. Yego. Bukorerwamo ibikorwa rusange, ariko bikaba biteganyijwe ko nta ngurane agomba guha abaturage bari babufite. Niba ariko amategeko y'iwabo ateye yaba afite ukuri. Ibyo rero ariko ntibyashyizweho nyuma. Akaba aribyo byatumye Trump avuga ko Afurika y'Epfo iri kwiba abaturage, ndetse ko n'ibinakomeza bari gukora ubugenzuzi cyangwa iperereza, biratuma bahitamo guhagarikira inkunga yose ubutegetsi buriho, kuko ubutegetsi buriho aremeza ko ari bwo buri kwiba abaturage. Ramaphosa yagerageje kwisobanura, ariko ngira kwisobanura ko n'ubundi ni ibinyoma nk'ibyo yabeshyeye perezida w'u Rwanda. Niba ngombwa turaza kubigarukaho dushoje. Yego. Ariko reka twinjire ku nkuru zacu, tubanze tugeze abantu ko inkuru zacu zifashe, uko ku rugamba bimeze n'ahandi. Noneho turabuze wenda gusoza tureba
Afurika y'Epfo itagira ubufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko yabibayeho. Ese Ramaphosa ko arabasize igihugu cye mu kangaratete, iyi manda ye igiye kuba irura cyane? Nibyo, uko bagenda bakurikirana niko igihugu bagenda bakimaramo imbaraga. Uhereye ku bwa Mandela wabonaga ari igihangange, kagenda gihinduka rero. Ingingo rero tugiye kuganiraho ni uko M23 yafunze umuhanda wa Rikare Kivu y'Amajyepfo, uriya muhanda uca za Bunyakiri, kandi irushaho kwegera ikibuga cy'indege cya Kavumu, mu gihe FARDC ikomeje kwiyunga kuri M23. Aha turaza kuvuga no ku basirikare baraye biyunze kuri M23. Cya kabiri turavuga Afurika y'Epfo n'igisirikare cyayo baraburana urwandanze, ni ukuburana urudashoboka. Yego. Ingingo ya gatatu, imyanzuro y'ibihugu bigize G7 yego, irahindura iki kuri M23 yatangiye gutengamaza umujyi wa Goma? Ngibyo ibyo tuganiraho Mushakamba. Yego. Twakomeza tukinjira no ku nkuru ibanza. Reka tugure ibanza. Uriya muhanda ni umuhanda usohoka mu mujyi wa Bukavu ukamanuka ukagera za Katana, hitwa za Muresa, Mudaka, Murungu. Aho ngaho ni ibice biri kuri uwo muhanda. Yego. Ntabwo ariko mbivuga mbikurikiranije abantu babyumve bataza kugira ngo niko bikurikirana oya, ariko kuri uwo muhanda noneho ukaza ukagera mu mahuriro y'umuhanda, aho umuhanda bigabanyamo kabiri. Iyo uva i Bukavu, yego, umuhanda ukomeza ibumoso ni uyu nguyu tuvuga wa Epfo wa Rikare. Yego. Umuhanda ukomeza za Bunyakiri, kugenda no muri wa Rikare. Iyo uri muri ayo mahuriro y'umuhanda rero, ujya iburyo ni uva i Bukavu ukomeza za Nyabibwe, yego, ukomeza Iminova uza n'Igoma. Rero uwafunzwe ni uyu nguyu, uyu umanuka ujya wa Rikare, za Bunyakiri. Yego. Ukaba wamaze gufungwa, ukuvuga urimo uragenzurwa na M23. Ibi bikaba bishyira mu kaga ikibuga cy'indege cya Kavumu kiri hafi aho. Yego. Ariko kiri kuri uriya muhanda nyine, ariko utararenga amahuriro y'umuhanda. Ntabwo urenga amahuriro y'umuhanda mu mujyi wa Rikare, kuri uriya muhanda nyine Bukavu Nyabibwe. Yego. Bwana Sentama, ngira ngo twabivuze kenshi. Yego. Ko M23 yageze Bunyakiri, si ubwa mbere, si rimwe si kabiri tubivuze, kandi kugira Bunyakiri bisobanuye ko uba ufite uburenganzira bwo gukupura ya muhanda. Bunyakiri y'Epfo iri no muri Karehe. Yego. Burya iba no muri Karehe, iyo isohotsemo nibwo winjira, ukinjira muri wa Rikare. Urumva rero uri mu bice bya Bunyakiri, ubundi uwo muhanda uba uriho. Yego. Urumva rero biroroshye kuwufunga. Muri uko rero kuwufunga muri ibyo bice bigiye bitandukanye za Bunyakiri, ndumva M23 yarahafashe. Yego. Ariko nanone ku rundi ruhande za Kavumu, M23 yazengurutse kiriya kibuga ku buryo abantu bari kuvuga ko igiye kuzahafata nk'uko yafashe Goma. Yego. Kandi nimara gufata kiriya kibuga biraba birangiye byose. Yego. Ngira ngo Bukavu idafite ikibuga cy'indege ntiriho. Ntiriho n'ubundi. Ariko n'ubusanzwe ntiyari iriho, kuko urumva iyo M23 AFC niba igeze muri Kivu y'Amajyepfo, niba ahantu hagaragara ari bwihutire gufata ni Bukavu. Yego. N'ubundi ntabwo
haba hariho kandi ikindi gituma hatariho si ukubaho kuvuga ngo umujyi si umujyi, umujyi ni umujyi nta n'icyo utwaye, ni umujyi mwiza cyane yego ngo wawubonye ukuntu ubengerana uriya mujyi ni mwiza cyane yego amafoto arabigaragaza. kuvuga ko utariho ni uko ntawurinda wo muri FARDC ku buryo FARDC yawukomeza kuko bose barimo guhunga, baba abarundi barahunze bagiye mu bice byegereye iwabo bagana za Uvira, yego baba FARDC barimo bariruka ngira ngo barabumvise bavuga ko bagomba kujya za Kisangani n'ahandi. Umujyi rero usigariye aho kuwufata birasaba ni ukugerayo gusa. Yemwe n'abaturage batangiye kuwuhunga ngira ngo ejo nibwo twarimo tuvuga amakuru y'ukuntu mu cyumweru kimwe gusa yego i Bukavu hatanzwe ziriya mpapuro z'inzira ku bantu bajya mu mahanga, ariko amahanga yegereye Congo n'u Rwanda n'u Burundi, ibyo bita CPG, yego hamaze gutangwa mu cyumweru kimwe hatanzwe zirenga ibihumbi 8. Niba hatanzwe resepase zirenga ibihumbi 8, ushobora kwibaza habaye iki ku buryo ahantu nk'hariya hagenda abantu bangana batyo muri uriya mujyi. Andi makuru mfite yego ni uko abakozi ba PAM, World Food Program, yego cya Programme Alimentaire Mondiale, bamaze kugera i Burundi bihungiye, bakoreraga i Bukavu. Ejo wabonye n'itangazo ry'Ubuhindi risaba abaturage babwo kuba basubiye hariya. Rero ibi ngibi icyo bivuze, yego bimwe Kongo ivuga ngo ni u Rwanda n'u Rwanda rwabiteye, mushakamba turaza kubona ko ibyo bavuga ni ibinyoma. Ni ibinyoma kubera iki? Kuko ni Kinshasa hari ku birometero ibihumbi birenga 2 nayo barimo barayihunga Kinshasa umurwa mukuru. Cyangwa wabonye ko umuryango w'abibumbye wabwiye abantu bawo ko bashobora kuzahagaruka nyuma y'amezi 3, nabwo bikorewe isuzuma bikagaragara ko umutekano urimo hagaruka. Yego urumva Kongo irarwaye yose, nta byo kwitwaza abandi ngo naba babiteye n'ikibuya. Iyi Bukavu rero iri kugabwaho ibitero mu buryo butatu. Yego hari aba M23 bari kuva Walikale aribo bafunze uriya muhanda, yego mu bice bya Walikale bamanuka. yego Hakaba kandi n'abandi bari kuva za Nyabibwe, birumvikana. yego abari kuva Nyabibwe bamaze iminsi bari guhangana n'ibitero by'u Burundi biri guterwa mu isura nshya. Bazanye badukanye tekinoloji yo kuza ari benshi bakarasira icyarimwe inshuro nyinshi, barangiza bakirukanka. yego Ariko kubw'ibyago byabo bagasanga nta mayeri mashya y'intambara yaba mashya cya yatungura M23. yego Bikarangira n'undi M23 iba ibyitwayemo neza kandi kabakubita. yego Ni muri ubwo buryo rero abaturutse muri ibyo bice bahuye bari guhura abaturutse mu bice bya Walikale kuri uwo muhanda, bari guhura n'abaturutse Nyabibwe muri Karehe, bakaba bimeze nk'aho bamaze kugota yakavumo. yego Kavumo yo birumvikana buriya abadiplomate n'abandi bantu bakomeye bahunze, kugira ngo nibo baba bafite amakuru y'ingenzi kurusha abaturage. Bisobanuye ko hariya byarangiye nk'uko wabivuze ngo Bukavu ntayiho koko. Ntabwo iriho pe, ntabwo iriho mushakamba. Urumva umuntu iyo yarenze Nyabibwe ajya i Bukavu ndagaturuka epfo, yego uvuga baraza bagahurira hariya. Ikibuga cy'indege rero ntabwo cyo kikiriho. Uvuga mu minsi mike biraza kuba bimeze nk'uko mu cyumweru gishize byari bimeze, ngira ngo twujuje icyumweru ubwo mifashwe. Twujuje icyumweru ubwo mifashwe, wenda bayirwaniramo bari gutangiye kwirwaniramo mu
byari ku cyumweru bukifatwa yego yafashwe kuwa mbere ibindi bice ngo byafashwe ari kuwa kabiri urumva rero iyi minsi ishize ngo mifashwe tuhereye nk'ubu tubara indi minsi ingana nayo ushobora kumva kiriya kibuga cy'indege cyarangiye yego noneho ugafata n'indi minsi mike ushobora kongeraho n'umujyi wa Bukavu wahita uvamo kuko umujyi wa Bukavu urumva kuva hariya za Katana ni mu birometero biri hagati ya 30 na 25 25 urumva rero ko byoroshye kuhagera cyane ko ingabo zibatangira zirimo zikuramo akazo karenge icyo cyuvuze ni ukuri yego ngira ngo twakomeza ariko ikiriho nuko ariko ntabwo ntemerera ko turenga aha ngaha tutavuze ibya Colonel Pendo Colonel Pendo ngira ngo uramuzi mu Colonel wiyunze kuri M23 yego ngo ntiyunze kuri M23 wenyine yabonye urugamba rushyushye yego barangije hariya muri ariko hano muri Nyabibwe ngo benshi biyunze kuri M23 yego buriya si Colonel Pendo wenyine yego n'abandi benshi bari kumwe rwose biyunze kuri M23 yego barimo baraza narakubwiye iyo hari umuvuduko wo gutsindwa kuriya benshi baraza bakiyunga baza ari benshi pe yego urumva rero aho Colonel yaje wibaze noneho abantu be nabo ntabwo agomba kubasiga n'ibikoresho byabo nabyo ntibisigara umwe n'andi maboko AFCM 23 iba yungutse no kuba imyitwarire ya M23 muhiri kubohoza yego iyo nayo iri gukonta yego none kandi no kuba batangiye kwica benshi mu bari kunoza no kuba batangiye kwica benshi mu basirikare ba FARDC by'umwihariko bavuga ikinyarwanda cyangwa bafitanye isano nabo ibyo biratuma rero benshi mu bantu bo muri Kivu y'Amajyepfo na ruguru b'abasirikare biyunga kuri M23 si nicyo gusa wenda n'uburyo umusirikare wa leta afashwe kandi binarabikubwe mushakamba wibuka umbwira uti muri FARDC umuntu arimo guhembwa muri AFCM 23 bavuze ko bazashyiraho umushahara umusirikare akajya ahembwa angana atyo awe niba bimeze bityo rero witegure benshi bagiye kuva muri FARDC bajya muri AFCM 23 icyo kintu nawe kikubwiye mushakamba biriya bimeze nka bya bindi mu kinyarwanda bavuga ngo amazi atemba ajya mu kanogo amazi atemba ajya mu kanogo urumva nta handi wajya hamwe ubona hari inyungu zawe yego birumvikana yego twaza gukomeza dukomeze tujye ku yindi ngingo ingingo tugarutseho ni ya Afurika y'Epfo n'igisirikare twavugaga aho gatoya mbere yuko tuyigeraho twavugaga ibyo bava Kinshasa yego kandi abantu bahumve ni mu mugwa mukuru tuvuga MONUSCO Amerika nayo isabye abaturage bayo kuvayo yego byihuse rwose bakava Kinshasa yego bisobanuye ko kiriya gihugu kiri mu kangaratete cyane twakomeza yego noneho reka tujye kuri Afurika y'Epfo n'ingabo zayo turebe bimeze bite aho baburana urwandanze urubanza baburana urwandanze n'uruhe amatangazo yabo ya buri kanya yego adashinga anyomoza ashaka ukuvuga ngo buriya utangiye kuvuga kuri buri kintu cyose gisohotse kandi ari ikintu kiri gufatwa n'abantu bari kuri tere bafite proof yego uba ushaka guhisha abanyagihugu bawe ukuri kw'ibihari ariko akirengagiza ko abantu barigoma nabo bari kuvugana basadeke baburiye
bahuriye n'uva gusenya igoma bari kuvugana nabo mu miryango yabo. Rero ahangaha niho bari kuburana u Rwanda hanze rwo gushaka kugaragaza ko nta kibazo bafite muri Kongo, aho kugira ngo bashake uburyo babohoza ingabo zabo zihari. Usibye n'ibyo rero nanone birakubitana no kuba perezida wabo reka mvuge ngo ari kuvuga amanjwe ku mbuga nkoranyambaga, kandi yamara kuvuga amanjwe gutyo agatuma minisiteri y'ububanyi n'amahanga kujya gusa nk'aho isaba imbabazi. Ibyo ngibyo rero bikabera bibaho ngaho. Reka tubanze turebe iryo tangazo uridushakire kuva iyi ntambara yatangira cyangwa se Goma yafatwa. Ni itangazo rya gatatu risohotse rya Afurika y'Epfo, niba atari rya kane. Ibyo mushakamba reka tubishake turebe icyo rivuga. Tekereza kugira igisirikare cyangwa igihugu gitangaza itangazo rigera rya kane, kuko irya mbere bavugaga bapfuye, irya kabiri ryaje rivuga bapfuye uko amazina yabo. Yego, iri narigezeho ryasohotse ejo hashize. Hakaza irindi tangazo naryo hari irindi ryanyomozaga ngo video yari imisirikira bamanitse ihema, bamanitse igitambaro cy'umweru, ariko n'irindi hoya iryo ni irya mbere. Hari irya mbere yo mu kwa mbere, yego, hakaba n'iri ngiri rimwe bavugaga ngo bagiraga ngo M23 zifate ngo abantu bayo bapfiriye mu birindiro byabo. Naha nibyo bavuga, ariko harimo ibijya kumera. Iri ryo rero ni ryo mu kwa kabiri. Reka turirebe, byasohotse ejo hashize. Yego, ibyo turumva muri iri tangazo biratuma tumenya ugutarataza kwa Afurika y'Epfo muri aya matangazo bari gusohora ubutitsa. Noneho baravuga bati reka turebe impamvu yaryo. The South African National Defense Force clarifies misinterpretation of events in circulating video. Ingabo za Afurika y'Epfo zirasobanura zirashyira umucyo ku byavuzwe, yego, bitari ukuri kuri video yagiye icaracara ku mbuga nkoranyambaga. Noneho bakakomeza bati the South African National Defense Force SANDF has noted with the concern the widespread circulation of a video on social media accompanied by misleading claims suggesting that SANDF forces surrendered to M23 rebels. We wish to set the record straight. Igisirikare cya Afurika y'Epfo SANDF cyabonye kimaze kubona video yakwirakwizwaga ku mbuga nkoranyambaga, ikwirakwizwa iherekejwe n'amagambo avuga yuko ingabo za Afurika y'Epfo zishyize mu maboko ya M23. Turashaka gushyira umucyo kuri izo video. The footage in question depicts a white flag raised, which is an outcome of discussions between the opposing fighting forces to agree on a truce to allow M23 to recover their dead and injured in the vicinity of our base. This will also open the roads for our troops to access medical facilities. This is a common practice in any war. Ahangaha wabona ko asubiyemo ibimeze nka biriya bavugaga nibyo nkubwiye. Ngo hari video yagaragaye
ikwirakwizwa iherekejwe n'amagambo avuga ko ingabo za Afurika y'Epfo zaba zarishyize mu maboko ya AFCM 23. Noneho akavuga bati turashaka gushyira umucyo kuri ibi ngibi. Ikibazo uko giteye ni uko iyi video igaragaza ibendera ryera ryazamuwe. Iri bendera ryera rikaba ryarakomotse ku biganiro byabaye hagati y'impande zose zirwana. Ariko ibi biganiro byabereye he Mushakamba? Nibyo nakubwiye ngo muri ibi turi bwumvemo byinshi bituma tubona gutarataza kwa Afurika y'Epfo. Aba bantu bavuka kuri Semuhanuka. Iyo perezida besha se noneho umva ahangaha ibyo biganiro byabayeho ku mpande zirwana, bumvikana ko hagomba kubaho agahenge. Agahenge kafasha M23 gufata imirambo y'abasirikare bayo ndetse n'inkomere mu bice byegereye ahari base yabo, ahari byegereye ibirindiro bya kiriya gisirikare cya Afurika y'Epfo. Akavuga ngo ibi binafasha gufungura inzira. Ariko ahangaha Mushakamba, ahangaha yaragiye gushyiramo ukuri habuze akantu gato. Ngo ibi birafasha gufungura inzira, bifungurira inzira ingabo zacu kugira ngo zigere aho zishobora kwivuriza. Akagira ati ibi ngibi rero ni igikorwa gisanzwe mu ntambara iyo ari yo yose. Mushakamba ni ukuvuga Afurika y'Epfo yo yashakaga inzira igera kwa muganga, bari barwanye. Si cyo kibazo se? Noneho ngo M23 igashaka inzira igera mu nkengero z'ibirindiro byabo kugira ngo hafate imirambo y'abantu bahaguye n'abakomeretse. None se M23 yarasaga amashaza. Dore impamvu nakubwiye ni ritangazo bo bashakaga inzira ijya kwivuza bayishakira iki? Impamvu nakubwiye ngo iri tangazo riratwereka byinshi. Ikintu iri tangazo icyo barikoreye ni video yakozwe na RBA yabatamaje igaragaza bagotewe hariya, igaragaza M23 ivugana nabo bavuga ibyo bakeneye n'ibyo bifuza, babibwira M23. Iyo video rero yarabariye. Bigaragara ko kuko bumvaga ko barimo babeshya abaturage ko aho bari bameze neza. N'ikimenyimenyi babeshye muri iyi video ko ubona ngo habayeho ngo impande zihangana zumvikana agahenge. Mwakumvikana agahenge, bamwe bagahunga abandi bagasigarana umujyi. Reka niyo barumvikanye agahenge ko gutsindwa kwa FARDC. Noneho si ibyo ngibyo gusa, ahubwo abandi bagafungirwa n'inzira ntibashobore gutarabuka. Ahubwo M23 dukwiye gushaka igitangazamakuru ishyira hafi y'aho SADC iri. Hakajya kamera ya live, abantu bakareba ubuzima bwa buri munsi bwa SADC, bakareba iki gisirikare gisohoka ryari, umuntu akajya ahantu mu giti cyangwa muri etage hazumingamo, bakareba uburyo babayeho, kuko barashaka guhisha uburyo babayeho kandi babayeho nabi. Ntibafite uko barya, kubona amazi bajya kuyavoma hanze, nta mazi bafite mu kigo, ntango ari ibyo bapfa kwemererwa. Ikindi basabye kuba ibintu byose bakeneye bagomba kubisaba mu nyandiko. Bisobanuye ko
ntabwo amabeshyo ya Ramaphosa yose azapfa kwemerwa, niba mu nyandiko ibintu bizajya hanze cyane. Ariko sinzi buriya Ramaphosa ashobora kuba afite intambara muri we, imurimo ikomeye cyane, ahubwo muri we harimo intambara, sinzi ibintu birwaniramo ko biragaragara pe. ngo yatanze amafaranga barayabafatanye ngo yanditse amatangazo abeshya. Yego, ni birebire. noneho ari kureba, ntabwo ashaka kwakira igisebo cyo muri Kongo ku ngabo ze, mu rwego rwo gushaka gucecekesha bariya ba Julius Malema bahanganye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, ariya bo baraza kumwirenza. yego. Iriya video rero ya RBA yarabababaje cyane kuko yagiye hanze igaragaza ubuzima babayeho, igaragaza ko babayeho nk'imbohe cyane. Urabona ko basohotse no hari amakuru yagaragaye RBA basohoka bajya kureba guhura na M23 yari igiye kubareba, noneho basohokana ubwoba. bari bafite ubwoba, byo birigaragaza bafite ubwoba. ubwo rero ubwo bwoba nibwo buri kubabaza. Yego. urumva bari bafite ubwoba, nyuma yo kugira ubwoba biragaragara ko niba warabonaga ukuntu bari bahagaze bakumbuye kureba hanze kuri biriya binuza ku mageti, kuri korutire ikikije ikigo, warebaga ukuntu bari guhengereza hanze kandi byitwa ngo bari ku burinzi, kuri iriya mifuka baba bararunze. Yego, wabonaga ko barimo guhengereza nk'abantu bafite ubwoba, abantu bari kwibaza ese hanze byifashe gute, ese twaterwa byagenda gute. Yego. kandi ni ibisanzwe mu gisirikare, ntabwo umusirikare ufungiwe mu kigo utavamo. Mushakamba umuntu utarajyaga asaba inzira yo kugira aho ajya, akaziga asaba inzira ngo yo kujya kwivuza. Mushakamba ikigaragara ni uko ntabwo aho bari ntabwo bigenga, ntabwo umuntu ahamya ko bigenga kuko biragaragara. Mu mategeko ya gisirikare, nk'uko twavugaga ngo iyo umusirikare cyangwa abo muhanganye bakugoteye hamwe, yego, umanika amaboko cyangwa ugahunga bigishoboka. Yego. No kuba bari mu kigo kizengurutswe badashobora kuvamo. Yego. Ibyo bisobanuye ko ari imbohe. N'ikindi ngo hari abantu bari muri gereza gusa. N'ikindi ibingibi babeshya. Ibingibi babeshya ntabwo Ramaphosa abeshya hano. Niyo biba ari ukuvuga ngo M23 hari inkomere zaje gutwara ziri aho hafi, cyari kuba bigaragara. Yego. Wenda ntibanerekana umuntu kuko wenda ntabwo bijyanye si byiza mu by'ukuri. Hari ibintu twita ethics, hari igihe bitaba byiza ko umuntu mugaragaza yakomeretse cyangwa ugaragaza umurambo, ariko byibuze tukabona nka ambulance cyangwa tukabona nk'imodoka itwara umurambo, nubwo tutabona umurambo. Ibyo ngibyo ntabwo twabonye. Ibi rero bigaragaza ko aya ni amagambo ari muri iyi nyandiko gusa, nta kwikwiye. Yego. Ubundi ntabwo bakwiye guhakana koko, uribuka, ariko ni ibisanzwe kubeshya. Yego. Uribuka ibifaru byabo bifatwa na M23. Yego. Bashyize hanze itangazo bavuga ngo byabyisubije. Wikeye M23 igaragaza iri kubikoresha defiri Rucuru. Nibonye ahantu hagana ku kiyaga. Yego. Ubwo rero Abafurika y'Epfo nigabanya ikinyoma, yemere ko gukubitwa. Ndumva twanasa kuri iyi ngingo niba nta kindi twakongeraho, ariko wenda reka mite mvugiraho rimwe ibya Trump. Yego. Perezida Trump yavuze ko agomba guhagarikira Afurika y'Epfo inkunga, by'umwihariko yahaga miliyoni 440 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu cya Afurika y'Epfo. Yego. Kubera ko hari abantu, guverinoma ya Ramaphosa iheruka gusinya itegeko
rijyanye no kwimura abaturage ahagiye gukorerwa ibikorwa by'inyungu rusange n'aho guverinoma yarebye ikabona bikwiye kandi ntacyo byangiza, ko ubutaka buzajya bwegurirwa leta nta ngurane itanzwe ku baturage. Ibi rero nibyo bihuye n'andi makuru perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump afite, yavuze ati aba ngaba ngomba kubafatira ibihano. Donald Trump yagize ati hari ibintu biteye ubwoba biri kubera muri Afurika y'Epfo. Ubuyobozi buri gukora ibintu biteye ubwoba, biri gukorwaho iperereza. Tuzafata icyemezo, ariko kugeza igihe tuzamenyera ibyo Afurika y'Epfo iri gukora. Bari gutwara ku ngufu ubutaka, ndetse birashoboka ko bari gukora ibintu bibi kurushaho. Ibyo ngibyo niko Ramaphosa nako perezida wa Trump yabivuze, kandi nako biri. Gusa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ngo ibirimo kugira ngo barebe ko hari icyakorwa. Leta zunze ubumwe za Amerika igasobanukirwa neza ibiri kuba hariya, ariko ubutasi bwa Amerika buba buri ku rwego rwo hejuru, ntabwo bushobora kuvuga nta cyabaye cyane. Ikindi perezida wa Afurika y'Epfo mu binyoma bye yavuze ko ngo bubaha diplomasi kandi ko batakambura umuturage ubutaka nta ngurane, ariko nyine niko gutarataza nk'uko ari gukora muri Kongo. Birashoboka ko ari guca nyuma y'uko gutarataza agashaka uburyo ki yakongera imbaraga we na Tshisekedi ngo barebe ko baza kuhangana na M23 cyangwa kubohoza abantu babo, ariko icyo nakubwira niba bikora, nibibeshya bakabikora baciye inyuma y'uko guca bugufi biri gukorwa na minisiteri y'ububanyi n'amahanga, nibibeshya bakabikora nzi ko bazabibabariramo birenze uko bababaye cyangwa bazaseba birenze uko basebye, kuko ni ugushyira ubuzima bw'ababo mu kaga bazanwe kurwana mu burasirazuba, cyane ko n'ubundi abapfuye atari bakeya. Twakwikomereza. Umubare barawihinnye bawigira 14 gusa. Arega kubagira bakeya nge niyo mpamvu nta kintu babimbwiye. Kubagira bakeya ntango bikuraho ko amarira cyangwa agahinda katashye mu miryango y'abantu benshi. Kubagira bake ntango bivuze ko uwo muntu uwapfuye batavuze ari buze kuzuka. Bivuge mu mvugo yoroheje. Kubagira bake ntabwo ari uguhanagura amarira cyane rwose. Yego, twikomereze. Dukomeze. Twagiye mushakamba, reka tujye ku ngingo iheruka. Yego. Bya bihugu byibumbiye mu muryango witwa G7. Ibihugu bikize cyane. Yego. G7 byagize byafashe imyanzuro ki yaza kugira ngaruka ki kuri M23? Mu myanzuro yabo niyo mpamvu nagize ngo tunabivugeho. Yego. Harimo imyanzuro ivuga ko ngo M23 iva mu mujyi wa Goma no mu bindi bice byose yafashe, ngo byo guhera ku itariki enye. Uwo mwanzuro rero utera abantu ko ibice ngo bafashe ngo nyuma y'itariki enye z'ukwa munani babivuze. Ni ukuvuga igihe bavuga ngo agahenge. Yego. Uwo mwanzuro rero mbona uteye abantu ubwoba, niyo mpamvu nagize ntituvugeho. Ibi bihugu byananiwe gusubiza inyuma Israel muri Gaza, bikananirwa gusubiza inyuma Uburusiya muri Ukraine, bikananirwa guhosha intambara iri muri Sudani. Ubwo ndavuga Sudani ya ruguru atari Sudani y'Epfo. Bikananirwa gutanga amahoro cyangwa gukemura ibibazo biri uyu munsi bikiri muri Libya. Ndetse n'ahandi hari intambara cyangwa ubuzima bubayeho nabi kubera intambara. Ntabwo ibi ngibi byatuma AFC iva mu mujyi wa Goma. Goma yatengamaye, imeze neza, abantu bose bari gushima umutekano uri Goma. Nubwo bitabujije ko interahamwe zikihishe, Wazalendo zifite ahantu zagiye zihisha imbunda, zigenda zihatambuka zikahakura imbunda, bagategura ibikorwa runaka byo kubuza umutekano. Ariko icyo nabibwira wenda kuri iki kintu abantu badukurikiye,
bitungurwa no kuba bakumva isasu rivuza aha n'aha, yego kuko hashize turi ku munsi wa 7 Goma ifashwe burundu. yego Bishatse kuba ko haracyari kare ku butaka bwabayeho FDLR imyaka 30. yego FDLR ni abantu b'amabandi bazi tekinike nyinshi, ku buryo utavuga ngo kuba uhabakuye muri iyo myaka 30 ibisigisigi byabo ntibigihari. yego Bazarwana nabyo kandi bazabitsinda. Umuntu uri Goma yambwiye muri Keshero ngo mu kimwe mu gipangu cyashyizwemo kirimo imbunda, yego muri quartier ya Keshero mu gipangu cyitwa Vita Faculté de Droit URPGL, bahita IRPGL numva isohamenya Université Libre de Pays de Grand Lac. yego. Angaha hashyizwemo imbunda na za Wazalendo, ni ku ishami rya Droit. zirimo kugenda zinjiramo kuva ejo, barimo bagenda binjiramo banahanyura bambaye igisivile, umugambi wo gufata imbunda zirimo bakajya bajya guteza ibibazo cyangwa insecurity mu biturage bindi bitandukanye mu makaritsiye atandukanye yo muri Goma mu masaha y'ijoro, cyane cyane ariya yegera ishyamba hirya. yego. Aho rero M23 twizeye ko irabikurikirana ku buryo buhagije. ubwo iharebe wahasubiramo rwose, utahumvise ahumve neza, wahasubiramo ukahavuga neza. Mu gipangu cya IRPGL mu gipangu cya universite yitwa Université Libre de Pays de Grand Lac. IRPGL mu magambo ahinnye ni muri quartier ya Keshero. Aho ngaho rero niho binjira bafite mu cyagiye cy'intambara. Uribuka igihe bakuragamo bataga imbunda bagakuramo imyenda, yego, baragendaga bakazisigamo, yego, ubundi bagakuramo imyenda bakajugunya ariko basizemo imbunda, yego. hari ni mu zindi ngo, yego, bagiye batabamo imbunda, yego, bakaza mu rugo bagacukura bagataba imbunda bakagenda. Aho naho M23 ikwiye kuhakora ubushishozi bwinshi, yego, kugira ngo ibyo bintu ibitsintsure bundi bushya cyangwa mu maguru mashya. yego. Rero yego, ibyavuzwe kuvuga biravugwa, ntabwo ari ubwa mbere bavuze ngo M23 cyaba yihaye amatariki ngo ive mu bice. M23 yasabwe kuva Bunagana, M23 yasabwe kuva Rucuru, M23 yasabwe kuva Kanyabayonga, yasabwe kuva mu bice byose byo muri Rubero, yasabwe kuva muri Warikare, M23 yasabwe kuva Rubaya. M23 nta hantu nato itasabwe kuva. Ntabwo M23 y'uyu munsi ni M23 ikibazo cyayo kirazwi. Njya mvuga ngo ko Gisekedi abagirira neza kuvuga ko adashaka kuganira nabo, kuko bituma intambara yegera imbere kurushaho, kandi M23 ikabohora abantu babangamiwe bababaye. Bisobanuye ko rero intego ya M23 nta kintu na gitoya cyatuma intego ya M23 isubira inyuma, kandi kurwana kwa M23 no gushyira mu ngiro intego yabo, nta kintu cyatuma M23 isubira inyuma. Iyi si yo nama ya mbere ibaye, ikindi ni inama ije ikurikira akanama ka Loni, ko katayisabye gusubira inyuma, ahubwo kasabye Kongo kuganira na M23 mu maguru mashya. Bishatse kuvuga ngo rero abashyigikira M23 nibatuze, M23 ntiteze gusubira inyuma, ahubwo ngiye mbona bagakwiye gushimira M23 kubera uburyo ki yakemuye ikibazo cy'impunzi, ndetse igakemura ikibazo cya Goma. Mu kano kanya Goma itekanye kurusha, urumva imaze icyumweru kimwe igezemo M23, ariko itekanye kurusha uko Goma yari itekanye ikiri mu maboko ya FARDC, SADC n'izindi katakata zose.
yego 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 Mushakamba ibi ntabwo ari wowe ubivuga wenyine. Hari umuntu urigoma. yego biriya byose byabaye ariyo n'ubu niho ari. yarimo ambwira ati ese bimeze bite ko muvuga ngo barafata Bukavu kuko bazagerayo. ntumbwira ntibazagerayo. none se ko abantu bari hano babipinga bavuga ngo ntabwo bizashoboka, tubona ahubwo bavuga ngo n'amakaritsiye amwe n'amwe ya Goma bazayigarurira. urumva rero abo bantu uvuga barimo bahisha aho ngaho muri IRPGR muri iriya kaminuza, abo nibo bavuga ngo izo mbunda batabye ibiki bazabikoresha bigarurire Goma. n'ubu baracyabivuga Mushakamba. ni ibintu umuntu anyandikiye none aha ngaha. izazanwe na Bemba n'izazanwe na Muyaya anyandikiye none aha ngaha rwose. urumva rero bafite impungenge. yego umuturage rero ufite impungenge ari muri Goma bituma atanikorera akazi ke neza. yego burya bavuga ati ntawamenye uko ejo bizaba bimeze, aba haradahari mu yandi magambo yitegura guhunga. AFCM 23 rero bigira icyo ikora imara impungenge aba bantu bayo, kuko ni abantu bayo Mushakamba. kuko iyo batahaba nta nubwo yakabaye iharwanira ngo bafate. babihafatira ndetse yego ntawe yahafashe ku bwa bariya abantu bahari. nibafashe rero batekanye Mushakamba. ariko hatekanye nahoze ndeba uburyo ki hameze. batekanye ariko baracyafite impungenge, ntabwo barirekura neza ngo birekure batekane neza. kugira hatekane neza rero barabigiramo uruhare. dore ngibi arabinyandikiye nawe se ni quartier zihe ubona ziteye impungenge. aranyandikiye ngo none quartier Ndosho. yego quartier Keshero navugaga. babatafute vraiment. nk'uko rero twabivugaga bwana Sentama, juba tubarisha kwa naboga sana. abantu tibabashakishe rwose babafate, kuko abantu bimaze gutera abantu ubwoba cyane. rero abantu bavuga nk'ibi baba batabaza Mushakamba. nibatabaza ariko babigiremo uruhare bwana Sentama. batungira urutoki M23. yego atambuka abwira umusirikare ati hariya hari umwanzi. yego ndumva w'ingoma yaratanze abayobozi bariya bakoraga mobilisation baratanze amanimero de telefone. yego baboherereza akamesaje babwira bati nzi niyi nimero iyi niyi iri muri iyi karitsiye harimo umwanzi. yego ndahamya ntashidikanya ko nibafatanya n'abaturage icyumweru kimwe Goma yose karitsiye zose zizaba zimaze gusukurwa cyane. ariko niba hari M23 gusa bizagorana, bizamara igihe kinini. ko urumva abandi umutekano barababuza umutekano. nareke guhishira mwene wabo, navugisha M23 mu ibanga nayo izamubikira ibanga kandi umutekano uboneke. yego twagana ku musozo. tugane ku musozo. yego reka dushimire abari badukurikiye. dushimire byimazeyo. tubibutse ko twaganiriye ku ngingo zigera kuri 3 arizo M23 yafunze umuhanda wa Rikare Kivu y'Amajyepfo kandi irushaho kwegera ikibuga cy'indege cya Kavumu mu gihe FARDC ikomeje kwiyunga kuri M23. aha twavuze Colonel n'abantu be biyunze kuri M23 nimugoroba w'ejo. indi ngingo ni uko Afurika y'Epfo n'igisirikare cyayo barimo kuburana u Rwanda. twabisobanuye dusoma n'amatangazo turayasesengura yabo. ingingo iheruka yari uko imyanzuro y'ibihugu bigize G7 twibazaga ikihindura kuri M23 yatangiye gutengamaza Goma.
ariko tusanga nanone hari ibindi M23 ikwiriye gukora bijyanye n'umutekano w'abaturage, kuko hari za quartier zirimo zirundwamo imbunda izindi bakazitaho. Barakoze rero abari badukurikiye, turabashimiye. Batarakanda subscribe turabibutsa kuyikanda, ikandwa rimwe gusa, bakande like ikandwa rimwe kuri buri nkuru, bakande na share ikandwa inshuro zishoboka zose bitewe n'umubare w'abantu ushaka gusangiza amakuru. Banatwandikire babinyujije muri comments kugira ngo badushyikirize ibitekerezo byabo kuko birushaho kutwubaka. Shakamba rero umunsi mwiza tugeze saa 9 irengaho. Igicamunsi cyiza kuri twese, kuri wowe n'abawe, igicamunsi cyiza ku bakunzi bacu. Yari Sentama Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, bari badukurikiye bose turabashimiye, mukomeze mugubwe neza.